mani ngiye ikintu cya mbere cyo ngomba kukubwira urumva mani ikintu ngomba kubona ntabwo nongera kurira muri salo kurira muri salo gutwenya bintu mpari kisaba ko kitaharaye akunda muri salo navyutse igikano kiri kundya mani wangize ukambyukiriza ku mazi ngiye mfite umushyitsi ndarara muri salo bwizana amafaranga wavuze ngo ufite wowe yo guhaha aho ibiceri byo ndabigwa nta bintu birenze aho mbwira ufite angahe se ubundi kakaboro uracyakabizi hagaki karagakingirizo agaki agakingirizo nibuka naho nagataye nese ubu twari ufite byagenze gute abyibare twose twese dushira ninjoro bucya twose twashize mwana uko wagira ngo wowe lockdown bivuze ngo nukujya mu kazi kwa yaba abanyakazi gahemba bihari ya none arataka kendo arataka cyabyihore warayemena amatwi leta nikuramo umva nkubwire man shaka amafaranga tujye guhaha duteke kandi ikindi ngiye ngubwiza uko niba ari ikiro uzajya urya inusu barambwiye ngo mwafunze man ntago narimbize ubu ngubu tuvugane bwo mvuye guhaha man wagutwaza se man nari musa none bigeze espera ariko man attention ahubwo alai natwe ni stock alai ise nkubeshye aga stock se y'iki wanuza man umva nkubwire lockdown hadakoze ubwenge nta kindi kintu cyakora tega nese ubwenge uri mu majipo y'umukobwa wawe warayemo hari amani uri mu biki wowe man ngaho reba nta stock ubona igenda se ni yawe reba abandi batipu kuno bavuye guhaha warangiza ukabura kurya si dufite 5,500 no mu nese bagara bigura ngaho ni amakara gusa hari abazajya basohora ibiro bibiri byo guhata tugabanya moka cyakora kiwendo wowe gende nyine gahunda y'abanyamugi none ubu umuturanyi adutekana gutya umva mano muranye wonyeka nkubwenge nkubwiza uko shaka amafaranga duhaye kuko ikindi kandi amafaranga ndayashaka ahantu hafunze umwana ari hariya neno ategereje ibyo bitana igomba kubonaho n'itiki umukobwa uramukana ngo akongera kurara ntabwo akongera kurara arara heza umucumbikishe cyangwa urebe undi muntu kape kabisa ahubwo wako gakingirizo ukancirire hafi man lockdown ni leta yamaye gahunda ndavugurura hano ni mama uziko nta n'umutima ugira bro urabona ngiye naraye mu ntebe ugeretseho kunyicisha inzara mbyutsemo amazi ariko kanadeshe kaza hano ngajya bimeze bite nese ari muri lockdown ntabwo ngiye nihanganye se buri kintu n'igihe cyacyo nyine nimba umuntu aje muri lockdown reka nanjye nivugururire umva mani nkubwiza ukuri n'igishaka kibera ikiro kibirayi uzajya urya inusu nanjye n'igini ubwo wenda wa mukobwa muzajya musamwe ntabwo ubonye ijyama ko yinjije ibirayi hari ninjije ibirayi inde wicisha make janvier uze kugenda se unakore urebe ukuntu guca izo ntoki weho reka ibirayi ngiye nkwereke si systeme nzajya nkubwira ati we nkavaringira gusa ni leta nayo ibintu ibikora none se nkubwire ya leta iri mu kuri kwayo kwizina kuko umukobwa yaje gusura akaba araye hano akaba agiye kwamara iminsi 10 izina ibyanjye ni ibyawe ibyanjye ni ibyawe ngaho nyine se ntabwo wakireka nanjye numa kusenguye iki ese umuntu agiye kwicwa n'inzara agiye no wallahi waburi kunyubaho ninywera amazi umwana abyihorera reba abandi bavuye guhaha amani cyangwa cyo no kuriya uriya mutipe sister we nyine ari umuntu wanjye namwaka nk'inusu nk'itekeke ajambe zanyitega umutego aranyishirire hanze uramwari kimureba mwari sekera kicwa n'inzara n'ise azwa hame ningire mu muziki n'ibyo wigira baticwa n'inzara yacuyuka nta wanjye wapfuye gutya ariko buri koko tuzongera kwemera ngo turi abagabo wallahi nawe umunsi wa mbere umuntu agahita buri kintu arya muri lockdown umva se nta n'uduce dufite kuri mobile money twikize muri kunywa amazi mfite alemo twite twadese ye nifite nimero nk'eshanu nshaka gukompoza nkumva ko nazi uyu si umunsi wa mbere lockdown itangiye si umunsi wa mbere nyine nkorera iyo flex basi ndaye gukorera se urumva iminsi 10 bizagenda gute ibintu byo kuzanya umuntu yabuze ibiryo umuntu yabuze aharara warangiza ukabyuka usaba udukingirizo mani ukajya umenya ko ntuzajya ugira ngo abantu bose batekereza nkawe wowe mfasha gutyo agakingirizo urakanyimira kagigiye basi nyihera uduceri desa ni komporeza nimero turi ko tubonaho ibice akamafaranga maye mwingingira gusaba sinza tugayasangira ni kwigira ibiki ese ubundi udukingirizo turi 9 udufure kahibaze kwizina nese niba twabaye dukeya nyine nta kundi wabigenza ngiye mfura agakingirizo mani niyo gahunda nese ubwo byaba bimeze bite nese wamuririye aho nawe nyine none se kutinya kubirutana ari ukugafura rego ndaga wenda mwahita mubabane mu nzu nawe nahita musiga nkigendera nshimye uri kurara muri salo wazajya urara he cyangwa kirisho umva mubwiza ukuri bro subize ko ndi umugabo se nindara muri salo urabigenza gute
nanjye ndemera yarara hagati ndemera ntutera intambwe ukaza ukaryamamo hagati ndaharara ji ndaharara icyo nzi cyo niyo waba uhari ndavugurura wumva umucica wo hafi aho ngaho uzagira ngo uri kugashya wazakubita mubizi maye nka yanjye ubwire ikidega iki hano gahunda ihari ni kuva ako mwana miliyoni reka nkubaze mwana nta kintu mbaza wemere nyoreza desa hano nikore fresh zanjye nkwerekeshe uko ukomeye neza cyane baby ndi kubana n'igikaritasi nk'iki ngiki mwana abantu barimo barazana imifuka y'ibirayi amutipe Janvier nawe akana banyujijemo ntago ari sawa harabizi ko abantu bamaze icyumweru bagiye kumara ibyumweru bibiri bo nta kintu bashyira mu nda akanyuza hano umufuka y'ibirayi Titi Oui. Ino ese uri mu biki uri mu biki ubundi Ndisiga makeup. urabuzwa n'iki kuzisiga ko wabonye umwana None muri iki? byibuze se watetse Natetse se ni wari wagiye guha. ese nta bindi bintu byari bihari Awe, ndabona uzanye ibirayi. cara ahangaha Banki isize neza. size neza se ndabiryaho Si byiza? cyajya ureka imikino kumbwira ngo wisize neza Kamusiye nawe. Uzi ko none? dore amafaranga uvuye kuguramo bino birayi Ese 20 yose yaguze ibirayi. none uzarya ibirayi gusa Okay. Ibyo nabazaga nyine. shaka ufite imiteto Ntayigira ariko ko mba ndi kumwe na musaza wanjye byose byanjye. sawa rero Uzanye iki kindi? zanye ibirayi gusa ibindi urajya kubizana nawe mu kanya amafaranga nsigaje n'indi bugo ugiye kubishakamo hanyuma ibi birayi rebe iyo urabigabanyamo gute ukagenda ubifata ukabipima mpaka bizahura n'iminsi 10 ntabwo mbizi ukuntu manire Ni ibiro bingahe? genda ubwo wowe nakubwiye ngo ugende Nimba ari ibiro 10 buri munsi ni ikiro kimwe. Sibyo? Kujya biware iminsi 10. ntabwo mbizi niho uteka wowe icyo mpfa nuko uzabigabanya iminsi 10 ikazashira bigihari Ibirayi buri munsi nawe tujya kurwara bwaki iki ibirayi. gipangu tubamo kibamo abantu ukumva ubwo nuvuga ngo ibi birayi uzajya uhata ibya babiri niyo yaba ari uwa kabiri n'igice ntawe nshaka ahangaha Umuntu wa kabiri n'igice. Shagira inda. nta kibazo ninshaka mbe nyifite nawe ubwo ngubwo wenda ntayo ifite sibyo ibi birayi bigomba kutumaza iminsi 10 noneho ninumva ngo hagize undi muntu waje muri runo rugo ngo yaje gute muri bantu duturanye muri kino gipangu Ntabwo byemewe. nabonye wirebesha neza abasore baba muri iranzu yo hirya Kukantu wese ariko ntabwo ari sawa ndabizi ariko nawe ntabwo nkikwizera ukuntu wisekesha abaye bahungu se hariya ubona ari nde muhungu ntabwo biriya bintu mbishaka kuri ndese wowe biriya bihungu nta muntu n'umwe hariya twasikana. icyo nicyo ngiye kukubwira ubwo ni ukuvuga ngo ibi biryo ubicunge neza ibi birayi ubicunge neza byo ubundi we ntuzajya ubuhari nawe ujye ubicunga. nzajya mba mpari se ngewe inshingano zanjye ko kwaruga gucunga ibiryo tuzaryamo ifiriti kangahe ubwo? ifiriti inshuro ushaka zose mva ko iminsi 10 izashira bino birayi bigihari ni sawa ubwo Titi ko wangu mbonye hagati ari wa mukobwa yatashye uzaraca hehe? ndabizi ko mbonye bahagaze wagira ngo hari abantu bari kuvugana aho bamuheje mu kanya mubonye atambuka aho ngaho ariko aragenda wagira ngo yakoze accident bamukubita se mbizi nakubwiye noneho yisize ibintu ku mazi nahise museka ntabwo maye nkisigaho dore niwe wamumetseho ukuntu uri gusa aho ukuntu uri kugenda nawe uzi ukuntu uri gusa ibyo bintu yagusize cyakoze aba ari abahungu ni ba munyakazi ukuntu uri kugenda ubutaha ni wowe uzajya ukomeza ubisekeshweho ngo iki na ngo iki utazaba ari wowe uri kugenda ucumbagira ntabwo wowe fata ibirayi uhate ucanye imbabura ubundi uteke iminsi ingahe 10 bino birayi bizaba bigihari mani uyobewe ko tuzafata n'akawunga n'ibishyimbo ku mudugudu ubizi gute ko bazabitanga batabiduha si turi abana ba leta kandi koko mwariyamamaje bazabibaha si turi abana ba leta sawa leta sirabyara fungura soya musore mani ntunesho Tuhagaze nkangahe ra? 5 yonyine. Tinyuma. Sibyo rata. Singo. Hanyuma ngaho mbwira rero.
urabona abapolisi ukuntu buzuye mu muhanda nyine turabigenza gute Sungubu mama ari naho kunyira riga mugomba kumwihorera kumubwira nyine abapolisi baratugaruye ubu niba turindira noneho ko ubusundi ubu navanga kugira Kimironko uyu bya Kimironko byihoreye ngenda ndabona solution zize hari better stay here really okay for 2 weeks none urabigenza gute zije ngende covid nise mama ndamubwira ko nese ninjye washizeho ibaze arimo arampamagara naraye nasinziriye yakuna amaso yangeze naraye nicaye okay ngareka dushaka igisolution rero kinini naraye ntekeza ibintu ndibubwirira reka muhamagare tibyo ibaze mama yumvishe umuntu ku musore nyine reka muhamagare yahita ambwira ngo ntabaye umugore ngo ngiye musobanurire ndamubwira ati umuntu yamusanze hano ari mu nzira ndamubwira ati bakushimye ububwire mama ko naje gusoma none bigenze gute hano ntarigeze mugupresenta okay plan B sibyo gahunda imeze gutya reka twifashishe uriya bebe hari hirya duturanye yego sibyo ngewe ndagenda mupange mubwire nyine uko nawe bikore uze guhamagara mami mubwire ngo ndi kumwe n'umukobwa w'inshuti yanjye ese ubundi hano nta nubwo muteka uteka uri hano uraza kudutekera nyine nta kibazo ngewe nta kibazo mfite sheri nimara kumenya ngo cyangwa mwereka akantu keza tuzabukora sibyo nimara kumenya byibuza ngo ibyo ndi bubwire mama byamaho byihoreye ngiye ikibazo nakirangije sibyo so kumbuye utuntu turi muri tekawe cyangwa gushakira ahantu mu shopping akantu k'akavange ndabizi ko ngewe akavange kari made in Rwanda kameze neza cyane sheri icyo si ikibazo rega icyo ntabwo ari ikibazo cyo kumbwira ngo ibyo ndi burye cyangwa ibyo ntari burye ibyo niyo nanywa amazi turi kumwe se dukundana niyo nanywa amazi ariko banze menye nyine the great thing is kwa mujyemo tubananye yagike byataye bikise ngo nakongera kurara ngo muri sara niwe kuhamagara yego rero ngakora muri sara so nagira ngo rero ibyo dukora tubikore hakiri kare kugira ngo naza kuza kuryama bitaza kuza kuba ikibazo ndaza kumwangamira yego okay icyo bitwaye shira ubundi so ni ngombwa ko hani ntabwo ari ngombwa wabasha gusinzira utariye nese ndi ibiryo come on nese ndi ibiryo byawe your food my energizer you see come on baby okay sibyo basi reka chaka gasolution kamwe sibyo zikanisha kandi nyine tugira ko tugira sibyo okay shiki ikabutura wambaye ko kidashamaje zingizi nizo mubwira umva noneho ngewe ubusubu iyi myenda nzayiguma cyangwa uzayamuniza amakabutura yanjye oya ikibazo kirimo uzayamuniza amakabutura nahi tuzabati niko nigiriye kanama si gushaka imva gwino hano mwana mubwira ukabona natsingiye nako nakundi ukabona we brose uba ugomba gukora ariko gasitoke abandi ko baba bakoze amasitoke baba baragiye we beti yo nise kaka kavuru kanema Nashise mani murato. nise kaka gakingirizo mwana Akaki. You guys serious? Arakora mbikije. Kaze kwizina ry'Imana nako ninjo nagwa kaboro kamwe mwana hensikuzi ko nahensiko Are you guys serious? wakagize gute Shaka gusoma kwa cyane. oya ariko basiri mwana bamubwira Nta kumfite nese nabura ari Really? nakina kimwe ko udafite protection bigenze gato Ese nibyo murimo? support hey Okay. Aha. Ese umuntu ngiwe ntabwo bitangiza. wallahi utangiye kuzana ubugoryi Man kwa kuna ko bashyimagara hafi utangiye kunsuzugura bro. Hambaza gukingirizo ajya mu cyaro ubwo bambikije. ntabwo ndagwa agakingirizo n'injoro hari Wakambaye se mwakoresha ikinyaro mukobwa nari mfite. Amarozi ko kuba korohera wowe wagiye ukabimisha umuntu. nimba nta muntu ufite
ufite ugakoresha wakanyere ntabwo mfite nakajugunya aho nagateze hanze ubwo niwe ese urashaka ko mpfa ngo bigende bite abo warongoye bose si muri uyu munsi nibwo butse yuko uri bupfe ndenda mani ndenda reka kugira ibintu big deal wigira ibintu bikomeye mva mubwire bro agakingirizo si imari njye nta n'uwo mfite nkakoreshaho njye ndashaka kwiryamira kandi iyo mba ngafite nakabaye nakaguhaye ntabwo uri kumbwira mani ntugigira se ikigura mva ari iki kirenze akubira ijoro rimwe ndaye nicapira umva bro fata umwana wawe mugere muryame mu ntebe ntabwo bishoboka okay uranze ntabwo bishoboka ibyo byo ntabwo bishoboka ese wabensobanura gute nkabyumva umfata umwana musore mu cyumba mujyane muri salo none se ni ibirenze mani ni ibirenze oya rwose noneho ngewe nongere njyame muri hano amana uzi ukuntu ese bigutwaye icyo uryamye muri salo igihe kingana iki iyo minsi yose 10 igashira iminsi 10 njye cyane ntabwo byashoboka tubyuka ntabwo byashoboka nushaka kubimenye mana nabonye nakoroye ugatangira ngewe wanyirije ubusa urabizi hejuru y'ibihumbi 5 yo kwigurira imutari no gusohora se ubundi bizane ndende bizane magakingirizo mbigura wapa ntabwo nta gakingirizo mfite hasi ubundi niba ufite amafaranga wagiye ukagura ubwo bukingirizo niba uzi aho wawe hese harukujya ahantu harafunze ahantu hose ndandokura nakugira inama genda ufata ko wakoresheje ugafure ukomeze diru zawe ibi byose ni ngewe wagiye kutukwereka iyo ntanatugwereka ntabwo ari kuri kuzana n'umukiro ese ubundi butatu bwo buzamara iminsi 10 njye nari mfite uko ndi bubijire bari kubijira gute ko akanya ukeneye kandi ejo mu gitondo biye kuzajya namo amwana wahindutse bro reka tureke ibyo ngibyo kangiye kwiryamira ngiye kwiryamira ntunkangure muhano se none sinzi se tuyishyura ariko none wanayumva ko bavuga okay ngaho mbwira 100 byose uzabyishyurira byikize by'inzu akora umusazi 100 se ndamugiwe nanjye yose nani yanjye akoma muri ikigo njema mana nakubwiye ntako mfite mana nakubwiye ntako mfite mu mwafite nakabaye nakugoma kanzago niryamire sha sister wakijije se abo ni mumbyutse mu nzira nubwo muzajya mubona abantu ubuse wowe iminsi 10 wayimara yose uryama mu ntebe wowe kuma mudaha agaciro ikintu nze niryamire nanjye murare muri salo rero kubwirirwa mugire kuko mumvugiriza indi ruhande si ibyo bintu bibaho muryame cyangwa mubyihorere Really? turara twiceje rero ntabwo twarara twicaye no kuri kw'Imana Okay, wowe ushaka kuryama hani come on wowe ushaka kuryama mbabarira It's okay, ryama. ndaryamira ikizu udahari uzu ndabaryamira Of course, this is not my house. be wanjye ni wawe Really? nukuri No kubivuga. ase wowe kudashaka kuryama wasotse basabana bakaba bikorera ibyo bakora cyangwa bakabiganirira yasura kurugura ikimana Okay. ndetse nkiryamira kuri ko nagwaye amahera Give me pass. don't leave me come on No. none se ubu ureba buno buriri bwose It's Ureba, okay. It's rimwe okay, bro. kabiri Jump. gatatu It's okay. kane gatanu gusa mungana amashumi ariko atatu y'umutasi izo ni fact turi kuvuga bwoko ki kamani ntabwo uri fair man wabaye ugiye hanze ko nawe iyo ufata umwanya ukaryama muri salo niba bari kumenya ko ibintu biri fair ni No, njye ni bitari fair kuko hano ntabwo ari home. Ahubwo wowe ryama ko no nta kibazo. Ngenda umushitsi. Okay, it means ngenda umushitsi utarateganyijwe reka ringi sohoka wasi. you want my knees down kugira ngo nyumve nibyo ushaka Baby ntabwo aribyo turi kuvuga. wanyumvishe basi Ndi kukumva. amasaha ari banageze cyo mu buriri tuganire basi Baganiriza. Serious. Love you. Come on. You're welcome. Serious. Love you. Shirigira hariya hirya nta kibazo. Serious. yasubwo mbese umwigiraga amakimana uri ntujye gusinzira Maniga. Why don't shut it down, man?
ko kuryama ubundi nari maze iminsi ndyama ingange wagira ngo nta buriri ngendaga kandi umukobwa wawe reka nawe arabizi nuko ibintu niba lockdown yaraje kadusanga gutya ntihakiri uko ibintu bimeze ariko mwe kundyamira. Nitwa Mutoni. Ako Mutoni. Ngira hafi. Ibyo bijabo byawe cyangwa neza nawe nyine w'imba aya umbwira